turagushimiye Mana nziza, tugushimiye kuri Mana ibana natwe, tugushimiye urukundo rwawe rwiza, waraturinze uraturengera. Mwami Mana, turi mu mwaka wa 2026 wabanye natwe, tugushimiye. Uragije akanya tugiye gufata, ubane natwe, akanya gukuramya no kuguhimbaza. Mwuka wera nazabane natwe, gukora kuboko kwawe. Mwami Mana, ntabwo ari twebwe nk'abana b'abantu, ahubwo waba ari imbaraga zawe ziganza. Ngwino utegeke nk'Imana, bisabye twizeye izina ryawe Yesu Kristo urakoze. Amen. Nagutakiye mbabaye, uranyumva, urantabara. Nagutakiye mbabaye, uranyumva, urantabara. Ineza yawe narayibonye, waserutse ngukeneye. Ineza yawe narayibonye, waserutse ngukeneye. Nagutakiye mbabaye, uranyumva, urantabara. Nagutakiye mbabaye, uranyumva,
uhereye itangiriro kugeza n'iteka ryose azahora ari ku ngoma. Uhereye itangiriro kugeza n'iteka azahora ari ku ngoma. Yesu ni izina risumba ayandi ab'isi batamenye. Yesu soko y'amazi amara inyota. Kristo nzira y'ubugingo, ubugingo bw'iteka, azatugeza mw'ijuru. Nagutakiye babaye, nuzuye umubabaro. Nagutakiye babaye, nuzuye agahinda. Nagutakiye babaye, nuzuye umubabaro. Nagutakiye babaye, nuzuye agahinda. Orazuviyo waruri ku bwanjye mwami, orasuranyiza. 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 Nagutakiye babaye, nuzuye umubabaro. Nagutakiye babaye, nuzuye agahinda. Orazuviyo waruri ku bwanjye mwami, orasuranyiza. Orazuviyo waruri ku bwanjye mwami, orasuranyiza. Orazuviyo waruri ku bwanjye mwami, orasuranyiza. Ntacyo naburiye mu nzu yawe, ushimwe. ntacyo naburiye
kibumbura mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baherako bafata inanga zabo bararirimba bati icyubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa n'ibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'iteka marayika arabaza ati ninde wabumbura iki gitabo Yesu umwana w'intama aritangara kibumbura mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baherako bafata inanga zabo bararirimba bati icyubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa n'ibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'iteka bati icyubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa n'ibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'iteka uruwigitangaza Yesu abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi yironkeye ubwoko bumwe ishyanga yiguriye amaraso ye mu bwoko bw'abami n'abatambyi bihora yironkeye ubwoko bumwe ishyanga yiguriye amaraso ye mu bwoko bw'abami n'abatambyi bihora uruwigitangaza Yesu abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama uruwigitangaza Yesu abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi yironkeye ubwoko bumwe ishyanga yiguriye amaraso ye mu bwoko bw'abami n'abatambyi bihora nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko nd'amahoro
nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Warirekuye utanga ubugingo bwawe, warirekuye utanga ubugingo bwawe yo, kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke, kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro.